Red Life. Red Life. Red Life. Ni kangahe Reveil isonuka yicecekesha uhumirije? Ni ingamba zingana iki umaze gufata zo kubyukira isaha wiyemeje? Ni kenshi wapanze kuba wagera ku ntego runaka mu gihe runaka ariko bikanga. Wasanga wararangije no kwiyakira uti icyo umuntu azaba ntaho kijya. Ese kunanirwa kurasa ku ntego byaba biterwa natwe ubwacu cyangwa si twe niko twavutse? Iyi ni inkuru y'ubuzima ya 31 kuri Red Life. Jye nitwa Nahimana Dieudonné. Twongere tubasuhuze bakunzi ba Red Life ndetse naho twumvise bwa mbere. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ntugende utanakoze subscribe. Hariho umusore mu buzima bwe akababazwa nuko bamwita umunebwe. Nawe yareba koko agasanga ari umunebwe bikarushaho kumubabaza. Akareba abo babyirukanye bafite imitungo n'imiryango, nyamara we no kwiyubakira bimugora. Rimwe nk'umubyeyi wakivugisha ati naka naka uzi ko abyaye kandi nyina twarabyariye rimwe, ubundi ngo nta masake abiri mu rugo, n'izindi nteruro zimunigura zimukomeretsa. Bimurenze afata icyemezo ajya gushaka umuvuzi w'umuhanga ngo amuhamurire umuti w'ubunebwe. Aragenda atekerereza umuvuzi agahinda ke, amubwira ko ashaka umuti w'ubunebwe. Umuvuzi ati umuti ndawutanga kandi dore nguyu ni akagafu ugomba kuvanga n'ibyunzwe byavuye ku mubiri wawe. Umusore ati wumpe ngende, niba hari n'ikiguzi umbwire kuko rwose simusiga. Umuvuzi ati uyu muti urahenda, sinawuguha gutyo gusa ntabanje kwizera ko utazawupfusha ubusa. Arakomeza ati uyu muti ugomba kuwuvanga n'ibyunzwe byuzuye aka gacuma nkuhaye, ahasigaye nawo ukagukamuramo ubunebwe bwose. None rero akiri aka gacuma ujye ukagendana, buri uko ugize ibyunzwe ubishyire muri aka gacuma, hanyuma nikuzura uzakanzanire nanjye nkuvangiremo uyu muti. Umusore ati ibyo nabyo kampe hano ngende mu cyumweru kimwe ndaba mbibonye. Umusore mu nzira arimo atahagenda uko abirutwunzwe agashyira mu gacuma, ariko kubera ubunebwe bumutera kutagira icyo akora, icyumweru cyashize na tumwe yashyizemo twarakamye. Abona ko ibyo yibwiraga ko byoroshye ko ahubwo bigoye. Ubundi asubira ku muvuzi amugisha inama y'uburyo yabonamo ibyunzwe. Umuvuzi ati ibyo biroroshye, wowe genda ujye mu gisambu witwaje n'ako gacuma, ujye wirirwa utema ibihuru n'ibiti birimo, maze icyunzwe bize ushyire mu gacuma kugera kuzuye, ubundi uzaze nk'umuti. Umuhungu arataha, bukeye yazindukira mu gisambu n'umuhoro. Si ugutema yivayo, ibihuru byo byari nka Nyungwe. Ibyunzwe nabyo si ukubira biradudubiza, buri saha akajya gukamirira mu gicuma. Ariko nka nyuma y'ibyumweru 2 abona ka gacuma ntingacagata kandi ntako atagira. Yumva ararambiwe, asubira ku muvuzi we. Umuvuzi ati noneho niba urambiwe gutema, reka nkuhindurire akazi, utazanavaho rumwe n'ibikoko byo mu bihuru nk'inzoka n'ibindi, kandi urabona ko ibyunzwe bitinda kugwira. Noneho genda utwike ibihuru watemye, hanyuma urime, utabire, unatere intabire, hamwe amasaka, ahandi ibishyimbo, ahandi ingano, ahandi ibigori. Uzabibagare, ubisukire, ubisarure, ubitunganye, ubihunike. Igihe cyose uzaba ukora iyo mirimo uzajya ufata icyunzwe wabize ugishyire mu gacuma. Ndakwizeza ko uzajya kurangiza ibyo byose agacuma karuzuye, ubundi uze nk'umuti w'ubunebwe. Umusore yaratashye agenza uko yabwiwe n'umuvuzi, inyuguti ku yindi, ari nako avomera ibyunzwe muri ka gacuma, dore ko ari nacyo cyari kimuhangayikishije. Igihe kiragera, imyaka irera, arasarura, arayitunganya, arayihunika. Ibigega nka 5 by'amasaka, 5 by'ibigori, 3 by'ingano na 3 by'ibishyimbo. Abantu bakaza kumureba bamushimira kuri icyo gikorwa cy'agaciro yagezeho. Nyamara we akomeza kubabara, ababazwa no kuba atarabashije kuzuza ibyunzwe muri ka gacuma. Nuko ajya kwa wa muvuzi ababaye, amubwira ibyo yakoze byose. Ati kandi nimba wumva nkubeshya uzaze wirebere gihamya, nibigega nahunitse iwacu, ariko rwose aka gacuma kawe kanze kuzura. Ubu koko nkora iki?
byibura ntibyashoboka ko nkoresha ibi byunzwe ngejejemo bitagombye kuzura aka gacuma. Umuvuzi aramureba aramwenyura ati, mwana wanjye, umuti narawuguhaye kandi ndabibona warakuvuye. Rero ubyumve neza, umuti w'ubunebwe ntaho uhamurwa, ahubwo umuti wabwo ni ugukora. Irindi somo ugomba kujya uzirikana, nk'uko wabonye bigoranye kubona ibyunzwe, kandi ibyunzwe mu muco w'abantu bikavuga gihamya cy'uko wakoze, ukanakorana ubwitange. Bikumvise ko utagomba gushimishwa n'uko abandi babonye gukora, ahubwo ugomba gushimishwa n'umusaruro uvuye mu byo wakoze. Nta n'umwe uzita ku mbaraga n'umuhate wakoresheje, ahubwo bazita ku musaruro wagezeho. Akarusho, biragoye kwerekana umunaniro n'umuhate wagize mu gukora, nyamara umusaruro urigaragaza ukivugira, ugahumurira buri wese bitagusabye guhatiriza werekana. Niba uri umuhanzi, ntawe uzita ku mbaraga bigutwara, ahubwo bazita ku gihangano cyane. Niba uri umuhinzi, ntawe uzita ku mvune wagize, ahubwo bazita ku musaruro. Kubyukira rubika ugakora gonginike, ukaryama kinishye, ugashora menshi n'ibindi ntarondoye, ibyo byose ni ubusa igihe utageze ku musaruro. Iryamire ariko uzirikana intego. Rimwe umudiregiteri yasabye abantu kuvuga intego bazanye mu gihembwe gishya. Umwana umwe ati, intego yanjye muri iki gihembwe si ukwiga. Mbisubiyemo, sinzanywe no kwiga, ahubwo nzanywe no gutsinda inzira zose byanyuramo. Kandi koko kwiga bihinduka zeru igihe cyose watsinzwe, bityo akaba ari nayo mpamvu umuntu asibira. Kwiga bibaye bifite agaciro, nta muntu wagasibiye kandi yarize. Guhinga bibaye bifite agaciro, nta wakwicwa n'inzara kandi yarahinze. Twige kumenya igifite agaciro mu byo dukora, aba ari cyo duhanga amaso kugeza tukigezeho. Inzira zose byacamo, kukubona mu iduka riniha ntacyo bivuze igihe utabona inyungu. Kuvuga ko wize amashuri akomeye, ukiga amasomo akomeye nk'imibare na fizike, ntacyo bivuze igihe cyose ntacyo byakumariye. Ikiruta kikanagaragarira bose ni umusaruro. Niba iyi nkuru wayikunze, isangiza abandi ubongereza inama. Niba ushaka kandi kuba uwa mbere mu kubona inkuru ikurikira, inkuru y'ubuzima ya 32, kora subscribe na notification. Mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane. Iyi ni Red Life YouTube channel. Nkuko natangiye mbibabwira, njyewe ndi Nahimana Dieudonné. Nshimire cyane niyo nshuti yeri na Leon Fidel. Murakoze cyane, turabakunda.